amasaha nagwaye 48 ko turaza kuba turi kuvuga ibitandukanye nibi turi kuvugira hano nitugira amahirwe nabwo arashira ubwo uri kuvuga kuri Uvira na wari kare si Uvira gusa M23 na Kabila bafite uburyo basa n'abari kumwe Tshisekedi agiye kwiyunga na Martin Fayulu harahiye nakubwiraga intambara harahiye bagiye guhamagara bari abantu delegation ya Kongo ya M23 habaye iki byari byanze kubera iki delegation ya Kongo hari imirongo migari yari yazanye ku meza M23 hari imirongo migari yari yazanye ku meza ariko kaduhere ku mwanzuro wa mbere ku ruhande ku mpande zombi umwanzuro wa mbere ku ruhande rwa Kongo wari uko bagomba kuganira na M23 yavuye mu bice byose yagize ite yafashe ubwo bari gusubira he ibunagana simpazi yabunagana naho bari gusubira mu kirunga cya Sabyinyo Sarambwe hejuru mu biru yego ubwo niho bari gusubira uri kubyumva neza M23 nayo condition ya mbere yari tugomba kuganira tutavuye aho twafasheho na santimetero imwe ahubwo turi kwegera imbere erega nta nubwo begeze akaba nirangingo yo gufungura abantu 700 babaye mu 23 yego ubundi izo ngingo ebyiri Kongo yabuzemo nimwe shira Kongo yafunguye batatu ngo yafunguye batatu kandi batatu nabo batari muri babandi uri kubyumva batatu nabo batari muri babandi urumva uwo mwanzuro Kongo yashyize hariya no M23 yashyize hariya noneho M23 kongeraho wa mubare wa babandi bose biba biranze Kongo itino nta biganiro mutarasubira iyo mwavuye nicyo cyakizere wabonaga ba Jean-Jacques Purusi ba Uvira bari bafite nicyo cyizere wabonaga ba Patrick Muyaya bari bafite babwira abaturage tivubaha bose bari abantu baravamo uziko niyo M23 yareka bari abarundi hariye aho bari kuvuga za Uvira nubwo atari bo banaharinze rwose sinabo baharinze ntago ari bo ese abantu bazi Uvira mutubundi Uvira habiki cya danje Uvira n'umujyi urimo ibiki cya danje ntacyo nuko wafashe Ubuvira wafashe Burundi ese uri kugira ngo ni ikindi kintu cya danje abarundi bari gushaka hariya wangu reka nkubwize ukuri kuva Kavimvira ugera Bujumbura ni ibirometero 27 ako urebye ndayishimiye ubona ndayishimiye murebye ubona atakwitabara uziko abonye byose byanze uziko yashyira nakabako ku munwa akavuza induru ndayishimiye ntujye umubona atayivugije wangaye abarundi n'u Rwanda buriya turi abavandime abarundi barabyanze baranavuze ngo ntimuzongere kubivuga uri kumva abarundi baravuze ngo ntabwo ari abavandimwe n'abanyarwanda abarundi bavuze ko ari abaturanyi n'abanyarwanda n'abaturanyi yego tekereza ko ndayishimiye yaba yarazigamye abasirikare be akica abasivile bimbonera kure ari bo yohereje ku rugamba icyo kikaba icya mbere icya kabiri akaba bikuramo n'amafaranga ni ikiraka ni ibiraka ubwo ninde wamushuka undi ndayishimiye ashuka Tshisekedi amushuka gute se we ntiyijanditse mu ntambaro nibigiye kumukoraho igihe kirageze ngo sorry nanye banga igihe kirageze ngo Tshisekedi arebe kure se biracyashobotse ntibigishobotse ahubwo umva igihari Tshisekedi wenyine niyirukanire ingabo z'u Burundi ku butaka akose nubuye ubutaka bwe Uvira nase numvishe nayo mu Ventura ko yahaye warning ntuza yahaye warning abarundi bavuga ati mwavuye ku butaka bwacu ko ntacyo muri kubukuraho uziko niyo M23 genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire inzozi zibaye impamo miliyoni 2 gusa wagura ikibanza mu Rwanda miliyoni 25 wubakirwa inzu yuzuye ufite inzu cyangwa ubutaka ugurisha gana Marshal Real Estate nona mu bice bitandukanye aba dukurikiye bari mu Rwanda haba n'abari hanze y'u Rwanda n'urugendo online TV Inside Rwanda
TV tugiye kubana muri kiganiro njye nitwa Gakire Samu, nakiriye mugenzi wanjye ku gashati keza, ku gakaravate keza, kuri mikoro ebyiri nk'iz'abategetsi, bamwita sympathique. Yego cyane. Erega buriya uravuze nk'iz'abategetsi ya ngahibaze nananiwe no kwitegeka basi niba nta bandi mfite nategeka nakwitegeka basi nanjye nkumva meze neza buriya ariko ngo nta muntu utajya ugira ikintu ayobora. ya ibaze biragenda burara ukuntu uba chef de classe bikavamo kwicarana n'umuntu ukaba chef w'intebe, bikavaho ukaba chef w'ibikoresho byawe, yego bikavaho none ukaba chef w'ubuzima bwawe. ya ni nacyo cyambere ubundi ubuzima bwanjye nkabwiyoborera nkaba mbirimo neza, ibintu bikagenda neza cyane. uretse ko buriya nta n'uwabasha kuyobora ubuzima bwanjye wundi utarige. Ariko se uvuze ku bijyanye n'ubuzima simbuka ariyahura kambivuga oya bamwahuye ntago bamwahuye, ntabwo yiyahuye. Biriya bintu nubwo hatari hagira igitangazwa ariko ngo yasize yanditse urwandiko, ntago wenda urwego rw'ubugenzacyaha ruragira icyo rushyira hanze, ruracyari mu iperereza, ariko yasize urwandiko. Ariko nanone ngo barafite imyaka ingahe? Hagati ya 20 na 23 hafi aho. Ubwo se umwana uratekereza ko yari afite nk'ibibazo bingahe byatuma yiyahura? By'urukundo, ubu ni umurengwe. ubw'imiryango, ubu ni umurengwe. miryango, ubu ni umurengwe. oya azaze ubu nuko atazuka ngo aze mu history zanjye. Yari gusanga ari akana mu bibazo. Wese wagize ibibazo by'urukundo? Igitamba ibiki? Ibibazo by'urukundo? Urabona ndi ikizira rukundo se? Ku buryo wakiyahura? Ahubwo se uwo mwana yari yanagera muri kimwe cyanjye cyajana mu rukundo. Wigeze usanga umuntu mukundana ariko guca inyuma? Ari kugira gute? Ariko guca inyuma. Urabibona n'amaso? Icyo ntabonye byenda niyo foto. Ahubwo se uwo mwana we yanamenya ari biki biri kuba. Ariko ngewe nibaza kubera iki kwamakuza, kubera iki kunkunda amahoro? Aba bahura niho bashaka kubiyahurira. Biriya ushatse kubyita hari uburyo ngo abantu bakuroga. Bakakuroga biriya bintu. Reka mbwira ibyo byose mujya mwita kwiyahura baba bahuye. Ese shasamwe kankubaza. Ukuntu byonyine iyo uriye kuri ira etage ureba hasi ugahita wageze kuri nivo ya 3 gusa ugatekereza kumanuka. Ika 3 ni kera jya kuyambere ntaba ari metero enye jya yo basi utekereze kwimanukira. Noneho urambwira ujya kuri nivo ya 10 abariho. Ese reka mbwira kandi ka umuntu ubutse ahantu hareshya kuriya wibwira ko agera hasi akiri muzima, wibwira ko apfa ageze hasi apfira hejuru. Urakoze. Shabira ibintu byo kwivutsa ubuzima gusa uzi ko harahagera yamaze kumanuka, haragera akatekereza ko hari kiri umugaruri akakivura bigahurira amajerwa. Biriya kuvanga umwana w'imyaka 20 yiyahuye. Urabyemera ko abantu bafite ibibazo yumva yakivutsa ubuzima? Mva mbwire Samu. Iwe ngo yarari mu kibazo cy'urukundo. Ntago biramenye cyangwa se nuko reka suppose ko hari urukundo cyangwa iby'umuryango. Wenda aho ngaho bakaba bamukoreye nk'iki mu muryango. Oya hari abantu bateshejwe n'imiryango urabizi ntitubisubiremo. Erika ari ikintu tukwiye kujya tuvuga uko guteswa n'imiryango kuba ari nko none wa muntu wateshejwe n'umuryango yadashaka no kwiyahura akizamukira mu mujyi wa Kigali katikati kwa makuza. Uzi ko hari abana baba ku muhanda bafite imiryango ikomeye cyane ikize. Hari abana baba ku muhanda kandi bafite imiryango ba papa wabo ari abantu bakomeye cyangwa ibyo ndabyemera kuko kubi wanyu bakiza ntibisobanura kutaba mu muhanda, bakaba batarakuriye ishuri. Kubi wanyu bakize ntibyanakubuza kuburara. Hari n'ibintu rero by'amasambu cyangwa by'imitungo. Yego hari niho ruba ruzingiye cyane. Hari abana b'imfubyi bagiye barebwa imitungo yabo atari umutungo waruhiye ngo uvira ibyuya cyekora ari amafaranga nashatse arayo umubyeyi wawe atakiriho. Ibyo uri kumbwira by'umubyeyi wawe reka nkubwire niyo yaba ariho ni ibyo si ibyawe, wagakwiye kuba ushaka n'ibyawe ahubwo. Niyo yaba ariho ndigusubiriremo anabifite ntibikwiye kukugira ikigoryi ngo ube maboko apfanye yabo ngo unanirwe gukorera ibyawe. Noneho amategeko y'u Rwanda yanabivuga neza, si itegeko
ngo ababyeyi babiguhe. cyakoze ariko bihindutse vuba. Sawa, si itegeko rero. Ntabwo ari gusa bisobanuye iki? Ariko icyo umubyeyi aba agomba gukora ni ziriya droit de l'enfant. Ni ukuvuga ngo hari ibyo umubyeyi aba afite mu nshingano agomba gukora, ariko n'umwana nawe hari ibyo aba akwiye kuzuza. Kuri bariya rero nk'urugero kuri uriya mwana nabonye wagiye kwiyahura, wamanutse hariya hejuru y'inzu, impamvu zaba nyinshi, singiye gucurwa urwo rubanza. Nibyo mvuze mbere byose nuko ntibikwiye kugeraho wowe ufata umwanzuro wo kujya kwiyambura ubuzima. Ibaze wari ubaye ufite ubuzima akaba ari wowe ubwiyambura, kandi wijijije ko hari icyo wabuze, bwa buzima bwari kuzagufasha kubona. Hariya sempa nturi umunyamategeko? Yego. Amategeko abivugaho iki umuntu ashaka reka duspose ko wari ugiye kwiyahura ugafatirwa mu gikorwa, ukwiye kubibazwa. Urahanwa, wari ugiye kuvutsa umuntu ubuzima. wowe ari ubwawe, wowe ubuzima ntiwemerewe kwiyambura ubuzima, ubwo burenganzira ntubufite. Vuze ngo itegeko hari icyo ribivugaho, bisobanuye ko utariho ku bwawe, ntiwibereyeho. Ubu gutya wowe ushobora kandi uwo muntu bashobora gufata bakajya guhana, inzara yamunangura nta n'umwe umuramiye. bibaye ngo yamunangura nyine yananguka. Yego, babandu kandi abantu bahari bahari, ariko byakwitwa ko ugiye hejuru ukisimbukira ukajya mu nkiko. Yego. none se n'ubyumva by'amategeko. None se dore nk'ejo bundi i Burayi niba ari mu Bufaransa niba ari hehe, batoye itegeko ryemera ko mu gihe umuntu aba ari mu bubabare bukabije yakwisabira ko bamufasha akava muri ubwo bubabare, ubuzima bwe bukarangira. Urumva icyo byasabye? Byasabye iki? Byasabye ko hatorwa itegeko. Ni ukuvuga ngo we ariho, ariko ararwaye, ari no mu bubabare bwinshi, we ari kumva kubaho ntacyo bikimubariye, ariko ntawe yabwira ngo bimfashemo. Ariko buriya ngo no ku rugamba abasirikari hari ukuntu aduye ashobora kukurasa ntupfe, bakabona aho kugira n'ubundi urubuze gusigaraho aho hantu, bagufate mateko ugire n'ibyo uvuga. Yego, ayo ni amabwiriza n'amahame y'urugamba. Aho hari ikindi uburengeye, kandi urebye neza wasanga uburengeye igihugu. Ku nyungu z'igihugu rero, ku nyungu z'igihugu, ubuzima bwawe wabutanga. Aho niho bita kwitanga. Bitandukanye no kuvuga ngo nigendeye kwa Makuza. Noneho kandi ukajya kwa Makuza uvuga ngo sempa yambabaje, sempa yakubabaje. Nta Romeo na Juliet uzi, bari abakozi bo mu rugo babiri. Yego, bo umwe yateye undi inda, umwe ari umuhungu undi ari umukobwa. Yego, bahita basanga nta miryango bafite barusure mu cyaro, basanga aho kwa sebuja batari bafashe. Yego, bafata icyemezo, bafatana bombo kuboko kuri Nyabarongo. Yego, ubu iyo nkuru ntayo uzi, barajyana. Bahimye nde? Romeo na Juliet. Bahimye nde? Bahimye nde? Ahubwo boroheje ibibazo byande, bari kuzatera abantu. Bahabaye abantu barikundaniye. Cyo kuri cyo nemera bari bahuje ubupfu, baranajyanye, bari bahuje ubupfu. N'igare ryabo ryari rimwe, banapfuye rumwe. Akorana nirwo rukundo. Uzi gufata umuntu mukajya kuri Nyabarongo mwembi rimwe kabiri gatatu, ubu biriya nibyo bita kubura ubwenge. Ibaza abantu babiri bagenda bakabura ubwenge, hakabura n'umugira undi nama. Ariko ndaza kwemeranya nawe kuri rangingo wavuze yuko hashobora kuba harimo wakoresheje terime ngo kwahura. Ubwo bivuze ko hari izindi mbaraga zishobora kuba ziri satanike, zishobora kuba zakoreshejwe. Hari ababiri inyuma, cyangwa hari ikibiri inyuma, cyangwa hari bibiri inyuma. We icyabayeho nuko byagaragaye ko we yabyikoreye, ariko inyuma haba hari ikintu. Yego, reka twiyambukire twigendere. mu minsi ishize nibwo ubwo ni mu mezi ashize nibwo Katare
yinjiye mu kibazo cy'uburyo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hagaruka amahoro arambye, aribwo yahise isaba ko habaho ibiganiro by'amahoro. Ubwo urumva hari hategetswe ko rero M23 yoherezaho abayihagarariye mu biganiro by'amahoro, yego, ndetse na leta ya Kinshasa nayo ikohereza intumwa zayo. Abo bantu rero ngira ngo intumwa zigiye kujya hariya zijyana ingingo. Hari ingingo ziba zateguwe kuri buri ruhande arizo zigwaho hagasaba, ariko mu gihe ibyo biganiro biba bihari haba harasabwe agahenge mu mirwano, guhagarika imirwano, agahenge, nubwo twagiye tubibona ko ngo Wazalendo yo ntago igikurikiza agahenge. Ubwo muri make Kongo bivuga ngo Kongo yo ntabwo yemera agahenge, ko nuvuga Wazalendo ntukabatandukanye kubera ko na leta yabo. Uzi impamvu FARDC yo iravuga ati twebwe turi abasirikari b'umwuga, ariko Wazalendo ni abapatriote, nuvuga guhagarika imirwano bo ngo barirwana bo nk'abaturage. Nge ntago nabyemera kuko na leta ubungubu isigaye ishimira Wazalendo ikanenga FARDC. Bara n'abapatriote. Yego, nibo rero na leta yemera. Bivuze ngo rero bakorera leta yabo. Yego, nukuvuga ngo rero mu byo M23 yajyanye ku meza, nibyo leta Kinshasa nayo yajyanye ku meza. Yego, Idoha bananiwe kumvikana. Bananiwe kumvikana ariko nanone buri tuza wenda gusesengura zirangiye ngo urasanga kumvikana byari biri kure nk'ukwezi rwose. Biranda ndakubwira impamvu. Reka maze nkwereke. Hashize ukwezi. Delegation ya Kongo ni ya M23 bari Doha muri Qatar. Yego. Ibiganiro hari aho byageze bananirwa kumvikana. Intumwa za M23 ziritahira. Zimaze gutaha. Hasohoka itangazo ryanditswe na Qatar nk'umuhuza. Kongo ishyiraho ibirango byayo na M23 ishyiraho ibirango byayo. Ubwo ryari tangazo rihuriweho ry'agahenge. Biza kurangira gute? Bose bararisohora. Inyuma yo kurisohora habamo nakandi kantu keza. Delegation zisubira Qatar. Zikubita ibindi byumweru bibiri. Hafi bitatu nta kivuyemo. Noneho babonye nta kivuyemo, ejo bundi Qatar yongeraho icyumweru kimwe. Turi kumwe? Qatar yongeraho icyumweru kimwe. Icyari icyumweru kimwe kibyara bibiri. Ebana, ubu turi kuvugana nonaha. Intumwa za leta ya Kongo Kinshasa zari Idoha zamaze kugera Kinshasa. Intumwa za M23 zari Idoha zamaze kugera Goma. Ejo bundi twakoze ikiganiro. Ndakubwira nti wamaze kumva ko Maxime Prevo ari Idoha. Wamaze kumva ko Tereze Kayikwamba ari Idoha. Wamaze kumva ko Olivier Nduhungire ari Idoha. Hari habaye iki? Bagiye guhamagara bari abantu. Delegation ya Kongo ya M23 habaye iki? Byari byanze. Kubera iki? Delegation ya Kongo hari imirongo migari yari yazanye ku meza. M23 hari imirongo migari yari yazanye ku meza. Ariko kaduhere ku mwanzuro wa mbere ku ruhande ku mpande zombi. Umwanzuro wa mbere ku ruhande rwa Kongo wari uko bagomba kuganira na M23 yavuye mu bice byose yagize ite yafashe. Ubwo bari gusubira he? Ibunagana Simpazi. Yabunagana naho bari gusubira mu kirunga cya Sabyinyo. Isarambwe. Hejuru mu birunga. Yego. Ubwo niho bari gusubira. Uri kubyumva neza? M23 nayo kondisiyo ya mbere yari tugomba kuganira tutavuyeho twafasheho na santimetero imwe ahubwo turi kwegera imbere. Erega nta nubwo begeze akaba nirangingo yo gufungura abantu 700 babaye mu 23. Yego. Ubundi izo ngingo ebyiri Kongo yabuzemo nimwe ishyira. Kongo yafunguye batatu. Ngo yafunguye batatu kandi batatu nabo batari muri babandi. Uri kubyumva? Batatu nabo batari muri babandi. Urumva uwo mwanzuro Kongo yashyize hariya. No M23 yashyize hariya. Noneho M23 kongeraho wa mubare w'ababantu bose. Biba biranze.
kongo itino nta biganiro mutarasubira iyo mwavuye. Nicyo cya cyizere wabonaga ba Jean Jacques Purusi ba Uvira bari bafite, nicyo cyizere wabonaga ba Patrick Muyaya bari bafite, babwira abaturage ati vuba aha bari abantu baravamo. Kuko bari bazi neza ko uko byarangira kose M23 igomba guca bugufi. Byagenze bite rero ku meza y'ibiganiro? N'igituma ubona nta cyabaye kandi M23 ikaba ikiri kuyobora bya bice. Kandi ibiganiro by'idoha bikaba byanze, M23 ikiri no muri bya bice. Nuko ku meza y'ibiganiro M23 ni ifite iturufu. Muri make M23 yabwiye leta ya Kinshasa n'abari bayihagarariye, irabwira iti noneho okay, nimba mutari kwemera twebwe ibyo tubabwira, twebwe turanitahiye. Urumva M23 noneho igeze no ku rwego rwiza, nakwita rwo kwirya kuri Kongo Kinshasa. Nimba mwebwe mutari no gushaka kumva ibyo turimo kuvuga, turanitahiye, turigendeye. Kubera iki? Kuki atari leta ya Kongo kandi ariyo leta? Kuki atari Kongo ivuga ibyo? Ahubwo inyeshyamba bitwa inyeshyamba kabaro bavuga ibyo. Ni ukubera ko ku meza y'ibiganiro baravuga bati twebwe aho dufite twanaha. Dore se ubundi M23 wayo yabihombiye. Nibyo ndi kukubwira nyine, bo barabwira Kinshasa niba mudashaka ko twumvikana cyangwa mutwumva ibyo tuvuga. Twe turitahiye aho dufite turahafite. Umuntu yavuye mu birunga mu ntuza mu misozi mu bukonje, bari mu miji bari mu bugi, kondisiyo y'ubuzima yaragarutse cyane. Uwo muntu ngo mukoremo ubu niyo yo Kongo iri kuvuga ngo bari kuri bice bagehe cyane, bagehe nyine ko bamaze kwemera ko ari abakongomani. Umva indi kondisiyo ikomeye ya M23. Reka Kongo yaragoye muri bino biganiro, ntabwo bishoboka, ntizanasubireyo. Hariya ntiyanasabye ko ngo umva kandi kantu bajya mu nzi bacyo nuza akavaho, perezida akavaho. Umva kandi kantu ibyo ni batabombeke na Boseguno Basanjo bagiye babivuga. Umva kandi kantu inyuma y'izo kondisiyo zose za M23 Kongo itashobora, igashyiraho n'ikindi nacyo Kongo itashobora. Baterega hari n'ibindi bintu bibiri muri buhitemo kimwe. Hariya turi buriya muranahaduhereza nk'ubutaka bwacu, cyangwa se ibe mukore federalisme, ibe etat federal, ibe Kongo yose, ariko twebwe iki gice cyacu tube twigenza. Ibaze noneho turakoma mu bishe twafasha mu byemere, muradufungurira abantu bacu 700, ndetse hano turagira igihugu cyangwa se ibe etat federal. Ebana ibyo rero barabivugaga uwitwa Guy wari wagiye aserukiye Kongo gahita amera ngo ariko rero bose ni bande basabye abandi bigoranye, kumva byose bigoranye. Umva igitangaje ntabwo ikibazo ari kugorana. Ni igitangaje ni kimwe, kubona leta iri gutegekwa n'abareberi icyo gukora ngo kandi nutanagikora wowe leta turitahira. Ariko urumva icyo kintu wowe harije bwo M23 baracyaraye mutwe w'iterabwoba. Ninde wabagize bose ahubwo? None se ko bitwa inyeshyamba, leta iracyabita inyeshyamba. Nta kintu bashaka bakomeza babitezo uko babishaka, ariko barakomeza babitezo. Inyeshyamba ziri gukora imihanda. Yego, inyeshyamba zasubijeho gahunda, abana jondi batangiye ibizamini. Umva nkubwira bitwa inyeshyamba, ubundi ni bande bitwa inyeshyamba? Ni igisirikare, n'abasirikare bataba bafite aho bayobora, baba bari mu ishyamba. Bakubwiye ko ingabo za M23 ziri mu ishyamba wowe cyangwa ziri ku butaka zirayoboye, zashyizeho imisoro, ziri kubaka imihanda, ziri gucukura amabuye y'agaciro, ziri mu kazi kose, ziri kubaka, bari gukora umuganda, isuku iraganje. Wowe ubantu uri kubita inyeshyamba gute? Bafite igihugu, bafite igihugu baragifite. Ahubwo abakuki bano bantu bari baravuye mu byabo, zino mpunzi zo muri Kongo zitasubira mu byazo, cyangwa ntago bari bagira amahoro ari sustainable ku buryo oya. Iki kintu kiriho ngo ibiganiro, ngo ibya Doha, ngo ibya Katari, bategereje ko hari imyanzuro bizaza bishimangira. Ariko sinacyo buriya cyari cyaratindije ko M23 ishobora gufata Uvira. Yaririndiriye wenda ko ibiganiro bibanza bibe. Ndamubwire uhereye none mu masaha 48 yandi ari imbere, turaba turi kuvuga ibihabanye n'ibi turi kuvuga hano. Ubu turaza kurangiza n'iki kiganiro tutavuze ngo ku mirongo y'urugamba byagenze bityo, kuko ibyo turi kwivugira mu ntambara, turi kwivugira ko Kongo yiciye abajenerali, n'ibyo gusa bihari ngo abajenerali barashize. Ugiye kumva ya ntambara y'imbere
cyakoze kuva zino ntumwa zivuye Doha bivuze ko amahoro yandi ibindi biganiro bigiye kujya ku mitutu y'imbunda. Hararwana nde rero? Hararwana umurundi ari hose. Baza amakuru yo mu Cibitoki uzi ko nta makuru ufite bari no mu matora noneho. None se mu Cibitoki ni mu Burundi ntacyo ubwo bari iwabo ni ukuvuga ngo Cibitoki irarinzwe. Nyine barinze igihugu cyabo. None se urumva bari bakirinze Cibitoki ni mu Burundi. Abo basirikare bari mu Burundi nabo bwabo n'abarundi sumva batari iwabo. Uvira barinze igihugu cyabo. Uvira si mu Burundi. Abarundi si abakongomani ariko bagiye kugarura amahoro. Bagiye gufasha ndakura Tshisekedi kugarura amahoro. Umva wowe ahubwo Tshisekedi nimba agira ubwenge, Tshisekedi nimba areba kure, natangire gutekereza kuri Ndayishimiye amukorera iki. Tshisekedi amucikeho ndetse na nabi niba areba kure. Reka nkubaze wowe nawe uransubiza, nimba koko ingabo z'u Burundi zikomeye hari icyo zakwikorera, zagambaniye Tshisekedi. Zamugambaniye ryari se ko bavuze ko ubukomere bwazo zitagaragaje igoma? Tega amatwi nicyo nanye gushaka kuko bavuze ngo bino bice bindi ntago bari bakarwanye. Bande bari bagiye ngo bohereza abantu bagiye ngo kureba iby'urugamba. Yaragambanye rero Burundi bigeze mu Rwanda ubu Burundi ngo bugiye kujya bwarwana. Yaragambanye rero noneho ngo abazi kurwana bari Cibitoki. Yego bari Uvira bari Uvira. Reka nkubwira ka bari Uvira abandi bari Cibitoki. Hari umuntu wari kuvuga ngo nimba abakongomani bazi ubwenge, nimba bazi ubwenge ubusaba yari Neva na Tshisekedi ninde waba warashutse undi cyangwa rwa rugero rwa President Museveni rw'ukuntu wisunga ntuza mugakubitanwa. Noneho tekereza ko so nigeze nkubwira ntariko mujya mubona Ndayishimiye ataroherezaga imbonera kure. Ni nabyo ariko byavuzwe kuko ubu ngubu ngo nibwo umusirikare w'umurundi noneho wagiye kujya tekereza ko Ndayishimiye yaba yarazigamye abasirikare be akica abasivile bimbonera kure ari bo yohereje ku rugamba. Icyo kikaba icya mbere. Icya kabiri akaba bikuramo n'amafaranga. Ni ikiraka bira ni biraka. Ubwo ninde wamushuka undi? Ndayishimiye ashuka Tshisekedi. Amushuka gute se we ntiyijanditse mu ntambara ubu nibigiye kumukoraho? Igihe kirageze ngo sorry nanjye banga igihe kirageze ngo Tshisekedi arebe kure se biracyashobotse ntibigishobotse. Ahubwo umva igihari. Tshisekedi wenyine niyirukanire ingabo z'u Burundi ku butaka akose nubuye ubutaka bwe Uvira. Nase numvishe nayo Muventura ko yahaye warning ntuza. Yahaye warning abarundi babwiye ati mwavuye ku butaka bwacu ko ntacyo muri kubukuraho. Uzi ko niyo M23 uzi ko niyo M23 yareka bari abarundi hariye aho bari kuvuga za Uvira nubwo atari bo banaharinze rwose sinabo baharinze ntago ari bo. Ese abantu bazi Uvira ubundi Uvira haba iki cya danje? Uvira n'umujyi urimo ibiki cya danje? Ntacyo. Nuko wafashe Ubuvira wafashe Burundi. Ese uri kugira ngo ni ikindi kintu cya danje abarundi bari gushaka hariya? Wangu reka nkubwize ukuri, kuva Kavimvira ugera Bujumbura ni ibirometero 27. Rero umurundi araharyama hariya umva ni kufa na kupona. Ni nayo mpamvu buriya Bujumbura ni capitale économique, ni umurwa mukuru w'ubukungu. Gitega ikaba umurwa mukuru w'ubutegetsi. Yani Bujumbura yari capitale iri mu byago kubera ko ituriye boda. Ni imyitwarire yose muri kubona Ndayishimiye agira agakomeza kwishora muri iyi ntambara nuko azi neza ko ibiro bye bitakiri Bujumbura. Ibazi yaza kuba azi neza ko presidence ikiri hari Bujumbura ku birometero 27 ntabwo yari kubateza iyi miserero hariya muri Uvira. Nizi warning bamuha ntiyari kwemera ko ahabwa n'ebyiri. Wari ubizi nuko aziko binabaye ngombwa ko aterwa muri Bujumbura batahita bamugeraho.
harya buriya yatewe ninde wamutabara inde atewe yakwitabara akose ako urebye ndayishimiye ubona ndayishimiye umurebye ubona atakwitabara uzi ko abonye byose byanze uzi ko yashyira n'akaboko ku munwa akavuza induru ndayishimiye ntujya umubona atayivugije wangaye abarundi n'u Rwanda buriya turi abavandimwe abarundi barabyanze baranavuze ngo ntimuzongere kubivuga uri kumva abarundi baravuze ngo ntabwo ari abavandimwe n'abanyarwanda abarundi bavuze ko ari abaturanyi n'abanyarwanda n'abaturanyi yego mutazongera no kubyibeshya ngeze ngo ni ababanyi abarundi bavuze ko atari abavandimwe b'abanyarwanda ahubwo abarundi bavuze ko ari abaturanyi b'abanyarwanda yego bya bindi rero muyanamuzana ngabaki oya barabyanze abarundi barabyanze bahitamo guturana ariko ubwo ntacyo turaturanye. Iyo umuturanyi wawe urugo rwe ruhiye ushatse nawe watangira kurinda urwawe ujya kuzimya ujya kumufasha kuzimya iyo utagiye kumufasha kuzimya uri buku Rwanda rwohereza indege zikajya kuzimya isoko ry'i Burundi yego ryahiye bariya ni abantu bo gufashwa utirubagisha n'inama n'umuntu wese ukunda Burundi n'abarundi azajya ajya kubafasha batanamusabye ubufasha kubera iki ushatse kuvuga urusha mama w'umwana imbabazi abashaka kugira ute reka nkubwire ntituri abaturanyi umuturanyi wese uzabona mu Burundi hari gushya azajye kuzimya batiriwe banamuhamagara kuko bafite isoni n'ikimwaro ntibahamagara kandi rero ntabwo abaturanyi bakwiye kurebera ngeze ngo ugiye kuvuga ngo kuko baduha indagara n'imikeke nta makuru ufite ikiyaga cyabaye kimoteri niho bamena imyanda bakubwiye se ko amafi aba mu mashashi no mu macupa ya plastique Tanganyika niko bakubwiye bayigize ikimoteri ariko ziko bafunga imipaka bo buri hari hejuru mu Buvira uri kuzamuka mu Buvira hari ahantu ugera hari utuntu tw'utugezi twitwa za Mulongwe uri kubyumva none utwo tugezi twa za Mulongwe turamanura amazi twajyaga tutwogamo turabana abari dutoya ariko tuba ducomotse ahantu ariko turamanuka utwo tugezi tukamanuka twajya kumena muri Tanganyika none haruguru yaho haba hari amabusheri uri kubyumva haba hari amabusheri ya myanda yose muri busheri no kuzakamena mwabikamanuka shira abantu bihorere mukeke se baracyawufite igihugu cyiza ariko ntago bazi ku exploiter ngo ntago bazi ku n'ibyiza bafite ntibazi kubibungabunga umuntu aherutse kubaza ndayishimiye nyakuba ndayishimiye ko bajya bavuga ko namwe muri mu bantu biba amabuye y'agaciro muri Kongo ubwo ngiye kubihuza n'ibi byose twavugaga ndayishimiye ati Uburundi twiba amabuye muri Kongo ngo nta kintu na kimwe twakoresha amabuye yo muri Kongo ngo mugabo ngo ahubwo mureke mbabwire ngo mwari muzi ko amabuye y'agaciro aba mu Burundi aruta yo muri Kongo ngo mugabo ngo mwebwe muvuga amabuye yo muri Kongo bagiye kuyamara bayacukura ngo njewe nimumbaze njewe ntituratangira no kuyacukura ngo ntituratangira no kuyacukura ngo uretse nyine ngo hari udusosiyete dutoya ngo kandi narababwiye namwe tugiye kuja tuyagabura narababwiye tugiye kujya tuyagabura ngo nyine baragenda ngo bakicukura nk'utwo dukoruta tubiri ngo bakicukura nk'utwo gasegerete nk'ibiro 3 ngo ariko nabo narabavumbuye bagiye kuzaja bambaho uri kubyumva none rero buriya ngo afite igihugu cyo cyuzuye amabuye noneho yo ntaranakorwaho Edeni ntaranakorwaho papa uri kubyumva ariko agahita agenda akifatanya na Tshisekedi bati no n'abajuru Rwanda n'abajura biba amabuye y'agaciro bati nta nayo bagira ariko Burundi president ariko ati ya tuyarusha Kongo donc Burundi burusha Kongo amabuye Kongo yo ni icyogere ku isi ariko Rwanda ndirugira na rimwe nawe rero nari mbishatse kubihuza n'icyo kiyaga batabasha kubungabunga n'amabuye y'agaciro yabo ngo ntibarayacukura ngo nta nicyo ariko mu gihe n'ibyo bafite ntabwo barabasha kubibyaza umusaruro. U Rwanda rukeneye Burundi cyangwa n'Uburundi bukeneye u Rwanda? Ibihugu byombi birakeneranye. Yego. Aho bikeneranye nuko abarundi hari byinshi bakwigira ku Rwanda. Ubu ko bafunze imipaka n'iki byangije? Bira byo gufunga imipaka ubona byara baba bari gusubizamo Tanganyika se. Nese baba bari gusubizamo. Tanganyika ni nini. Ni nini? Iraruta inyanja se?
n'inyanja ntiwazirobamo gutya ikiyaga ni ikiyaga mva Kigali. nkubwire ku isi da none se ni icy'abarundi gusa ariko bakubwiye ko Tanganyika ari ikiyaga cy'u Burundi gusa ariko uruhande bariho ni runini eh uruhande rw'u Burundi ni runini umva wangu nabo ubwabo umusaruro uvamo ku ruhande rwabo ntiwabahaza bonyine ubwabo umva nkubwire n'akandi kantu abanyarwanda iyo mikeke ntibafunze imipaka iyo mikeke iva mu Burundi n'indagara ziva mu Burundi abanyarwanda babirya kurusha abarundi babirira he for your information mu Rwanda se turacyabirya yokoye we imikeke se inzara abarundi bafite wowe uri kwibwira ko iyo mikeke n'izo ndagara babirya niyo babibonye bajya guca muri Tanzania kugeza baje kubicuruza mu Rwanda abarundi barashonje iksonza gusa se nakubwiye ngo ntiwabyiririrwa ngo birarire none reka nkwereke gira isoko na rimwe ryo mu Rwanda ujyamo urebe kubura indagara zirahari nose niba zihari koko niba zihari tuve hano dukora urugendo rw'iminota 20 tugenda tuzana umukeke ako byarahenze icyo si cyo kibazo mfite ubwo nimba biza nibiza bifrode icyo si cyo nimba byaravaga wapi kandi nakubwiye inzira banyura nakubwiye inzira banyura abatagiye guca muri Tanzania baca muri Kongo bakaza kubicuruza cyane bigeze bakubwira ko hari umunyarwanda washatse kurya indagara zo muri Tanganyika kazibura ariko akantu nawe uvuze ngo abarundi barashonje ujye ubu babona hano kuri social media ukuntu bavuga bagati mwe murapfuye ahubwo bande bano baza baba bari kureba ibi ngibi ntujye ureba muri commentaire se none se ururimi rupfana iki n'umuntu tubwizanye ukuri ururimi n'umuntu bapfana iki uzi ko umuntu usigaje izuba rimwe ngo anaguke n'inzara akoresha rwa rurimi akakubwira ko haze abarundi bafite igihugu cyera Edeni Edeni ya Edeni ya ya Edeni rera cyane ya ndetse ndabihakanye abarundi mutubwire mwa bantu mu Burundi hari inzara nkemba bona abarundi baradabagiye bimereye neza bameze nk'abari muri paradizo abarundi ya bari muri paradizo none sinzara inzara yo muri paradizo ibaho ubwo byaterwa na paradizo ndura no kuturi guseka abarundi baraje bagati bagereka gushinyika ibyo byinyo no ntibajya bifuza ko nge nanaseka ntago bajya bifuza ko nanaseka sha none se reka mbabaze ko nisekera mu karira ubwo koko murahaze niba nseka bikabariza barahaze icyambere cyo neva yarababwiye ngo Edeni irarinzwe muryame musinzire Edeni irarinzwe ingabo zacu zirarinzwe zirakomeye kambwira akantu ubuki urabuzi ubuki urabuzi ntuzi akamaro kabwo nuko buryoha aha burya yo waguze igikombe cy'ubuki ukagipfundura ukibagirwa kugipfundikira ukagisiga kirangaye bwa buki buba ibiribwa by'inshishi nicyo nashakaga kukubwira ni nka Kongo reka mbivuge no kuri Kongo ijya iririra ikararirira ngo amabuye y'agaciro yacu amabuye y'agaciro yacu amabuye y'agaciro yanyu reka namwe mbibabwire iyo ufashe igikombe cy'ubuki ntubashe kukibika neza gipfundikiye neza bwa buki buba ibiribwa by'inshishi hamwe kuri Kongo nibwo nabyemera ko ugeze bwo Burundi buri hehe kuri Kongo ho nabyemera yego none se ntago uzi ko ubuki bw'abarundi ari umukeke n'indagara sinakubwiye ko nta soko na rimwe ryo mu Rwanda wajyamo ngo ubure indagara z'indundi na wa wundi wabivugaga kwa kundi ntabwo yarazi ko abarundi ayobora ari bo bazajya bazizanira mu Rwanda wabonye gahunda ya visit Burundi wabonye visit Burundi yego urayibonye yego si mama yake mu Kinyarwanda baravuga ngo umwigani wa mushushwa wa Mariya abana b'imbeba mu rubari biganyije ikizi uri kunyumva uri kunyumva uzi impamvu ntabwo ikibazo ari ukwandika ngo visit Burundi kuko ikibazo si yo Burundi ikibazo ni visit ariko bafite ibyiza nyaburanga urugero Tanganyika
rimwe kabiri bafite parike hariya gatatu bafite Uburundi bafite n'igihugu cyiza by the way imiterere yacyo klima kambwire rero nta gihugu na kimwe ku isi kitagira ibikorwa nyaburanga byiza byasurwa byanakurura abantu rwose Burundi visit Burundi ikwiye kubaho visit Congo ikwiye kubaho visit Rwanda ikwiye kubaho visit Tanzania ikwiye kubaho ariko noneho ikibazo ntago ari yo policy ya visit kubera ko hari uwabikoze namwe murashaka kuzira muri visit. Remember uwabikoze mbere burya ari cyababarusha urakizi abarabanje gutegura ibyo bikorwa nyaburanga byo gusurwa agashyiraho amahame agashyiraho uburyo blank agashyiraho uburyo bigomba kubungabungwa ibyo byose akabikora akabinoza. Iyo umaze gukora ibyo byose umaze kubinoza ubona ko nawe ubwawe wavi wawe mu rugo ukajya gusura bya bintu ari ibyawe burya niho nundi muntu aba yaza akabisura. Turi kumwe iyo rero ugeze kuri urwo rwego unafanya ushawishi sensibilisation noneho ugatangira gukangurira n'abandi batari wowe kuba bagera aho ngaho noneho ukabigira ibintu biri affordable umuntu yakwigondera akabasha kuhagera noneho ukazajya ugenda ubinoza nyuma none wowe urashyiraho visit Burundi no rugero sibyo reka Burundi tubwihorere barabavande kandi nigire kuri Kongo kuko ari impamvu ngiye kuri Kongo impamvu ngiye kuri Kongo nuko dufite mu Rwanda parike yitwa Parike Nationale y'Ibirunga nabo bafite Parike Nationale de Virunga sibyo ku ruhande rw'u Rwanda hitwa Parike y'Ibirunga bo bakitwa Virunga ubwo gitumye nshatse guhita ko ari byo mpita mpuza nuko bifite uburyo bihura Kongo yagiye ishinja u Rwanda ko ruyiba ingagi. Oh yes. Turi kumwe? Ingagi ngo u Rwanda ntangagi rugira ngo ziriya ngagi u Rwanda ruziba muri Kongo. Ntumbaze niba u Rwanda rufite abashumba b'ingagi ntubimbaze niba mu Rwanda haba abashumba b'ingagi bagenda bakazishorera ntubimbaze. Icyo nshaka kugarukaho ni iki ngiki nuko u Rwanda mbere ko rushyiraho n'ikintu cyitwa visit Rwanda rwabanje kugira ishami rikomeye ryita kwitizina ku bikorwa nyaburanga by'u Rwanda. Barabanza bafata ya parike y'Ibirunga barabanza barayibungabunga birukanamo ba rushimusi sibyo bayubakira korotire yego bayongerera ubuso bashyiraho n'umuhango wo kwita kuri zangagi noneho bakajya banaziha amazina buri mwaka kuzavutse kugira ngo zibe zizwi noneho zinabeho mu miryango ku buryo ukoze ikintu cyitwa visit Rwanda ukakijyana ahantu hose ku isi umuntu akaza mu Rwanda ukamujyana kuri parike y'Ibirunga akigera mu Rwanda bakamwicaza muri zino ndege ntoya za RDB ariya mu Kinigi haba amahoteli utashakira no muri Afurika. Hano Kigali se ntimwirirwa muvuga ngo haba hoteli muzajye mu Kinigi ni mu Rwanda visit Rwanda Abanyarwanda mujya kwisurira uri kubyumva iyo ugezeyo ukahareba n'amaso yawe nibwo usobanukirwa ko mbere y'uko u Rwanda ruzana ikintu cyitwa visit Rwanda rwabanje gutegura. Icyo ni icyambere. Icya kabiri u Rwanda tujye aho ngaho turi mu bukerarugendo. U Rwanda rwubatse amahoteli meza akomeye rubungabunga amaparike parike ya Nyungwe urayizi nawe buryo ibungabunzwe yego parike ya Kagera urabizi uburyo ibungabunzwe. Ubwo mu bukerarugendo aho ngaho urumva ko bimeze neza. Aho ni mu bukerarugendo bw'ibikorwa nyaburanga. Tuze muri siporo nimba ukoze visit Rwanda ukajya muri siporo ukabyamamaza u Rwanda rufite inzu ya mbere y'imyidagaduro hano
muri aka karere muri Afurika ubwo twivugire nyine Afurika arena zihari ntago zirenga 3 bitari ebyiri dufite iyo stade Amahoro iri muri stade za mbere nziza muri Afurika ibi byose ntubibona wowe ubwo se muri sport ukoze visit Rwanda waba wibeshye gakomeza ukompare n'ibyo bihugu bindi nyine oya visit ikindi reka nkwereke taza gupfobya visit Burundi nayipfobeje gute ntibafite ingoma nayira nibyo narigiye ese nayipfobeje gute ntago nge napfobeje visit woti Burundi nge nayipfobeje gute uri kubyumva nuko nabaye nyihoreye nayivugaho byinshi ariko ntago nayipfobeje ese Barundi se yabyemera ntago yabyemera noneho tugende hano kuri ubu butaka u Rwanda rufite imihanda papa ibikorwa remezo birahari ntabyo imihanda no ibyo byose rero tubyihoreye byose nibyo namaze kubwira byose mbishyize ku ruhande u Rwanda rufite umutekano ejo bundi 24/7 ejo bundi navuye i Kigali turi kwigira Rusizi no kuva i Kigali yego kugera i Rusizi nta hantu ushobora kugenda ngo ubone umwijima ndavuga aya matara yo ku muhanda yego éclairage public éclairage public yego cyo nabitekerejeho ndavuga nti baze kuva i Kigali kugera i Rusizi ugenda nko ku manywa ku muhanda rwose kandi none ukagenda isaha yose ushakiye ntabyo byo kuvuga ngo uragera mu gace runaka gusange ngo mbushi baramboha baranyambura baragera gute yego umva icyo nkundira Imana rero abundi byinshi byo gusura nandi kubwira ngo icyo nkundira Imana rero urumva icyo nkundira Imana umva ibi byiza byose tuvuze by'u Rwanda n'abandi bafite ibyabo ntacyo mpakanye kandi bakwirata kandi byiza Kongo ifite ibyiza yakwirata Uburundi bufite ibyiza bwakwirata ibyo bintu je nabibonye Tanzania bari kubivuga u Rwanda ngo ariko ngo ibyiza rwakwirata Rwanda yego ngo siruto ngo amaparike muri Tanzania dufite ubwo ni ejo bundi Visit Rwanda yongeye gusinyana n'ikipe ya Atletico Madrid Atletico Madrid nibwo nabonye benshi bari kuvuga ati nyuma ya Arsenal nyuma ya Paris Saint-Germain Atletico Madrid vuga ati ku Rwanda bafite ibiki abo ni abantu bagifite mind z'abanyafrika bataratangira guhumuka ngo bari kure umupira w'Iburayi bicaye muri stade ukabona muri stade Visit Rwanda iri scrollinze wowe kwa kundi ubona wicaye hano niko nundi wese ku isi abari kubireba ravuga ati ariko aho hantu reka nkubwire ibanga ubwo icyo nashatse ngo icyo nkundira Imana nuko ibi ngenda jya mvuga mu mazina hari umupasiteri witwa Isidore Mbayahaga wo mu Burundi we yaraje aravuga ngo bira bintu byose mubona mu Rwanda ngo ntabibaho Kongo nayo igiye kuvuga iravuga ngo bira byose mubona mu Rwanda nta kintu u Rwanda rugira ni ibyo rwibye hehe muri Kongo woni kai kwamba wabyumvise neza ubwo umvise buri gihugu uko kimeze nuko kiba cyumva ibintu reka nkubwire rero icyo ibihugu birutanaho ntabwo ubuhangange bw'igihugu buturuka ku buso bw'igihugu ntabwo ubuhangange bw'igihugu buturuka ku mubare w'abaturage benshi ntabwo ubuhangange bw'igihugu buturuka ku mabuye y'agaciro gifite turi kumwe ibyo byose nta na kimwe kigira igihugu igihangange ikintu kigira igihugu igihangange ni ikintu kimwe gusa unity ubumwe no gukorera hamwe nyine ubwo kubera ko nta kintu cyiza na kimwe igihugu gishobora kugeraho kidaturutse mu mbaraga z'abaturage bacyo ibanga rya byose ni irihe harimo amahoro ari good leadership vango iyo mufite ubuyobozi bwiza bukora iki bugira agenda bugira manifest bugira policy bugira imirongo migari ubwo buyobozi bugomba kuba bugenderaho sibyo burimo
gutekereza ibintu binini bishobora kuba birenze n'ubushobozi bwanyu, ahubwo mugakora cyane kugira ngo mubigereho. That's one. ubu turi ku itariki 5, yego turi kuwa 4 ku itariki 5 z'ukwa gatandatu isaa 8 zuzuye. Ubwo ndagira ngaruke ku kantu mu kanya ruvuze uti amasaha wavuze 48. yego nagwaye 48 ko turaza kuba turi kuvuga ibitandukanye n'ibi turi kuvugira hano, nitugira amahirwe nabwo arashira. Ubwo uri kuvuga kuri Uvira na Warikare, si Uvira gusa. wowe c'est le moment ariko umuntu wese aribaza ngo de faire quelque chose. nimba ibiganiro by'amahoro bihagaze ubu hagiye gukora iki? Reka nkubwire rero, ibi bintu byose muri kwita ibi bintu byose muri kwita ibiganiro by'amahoro n'ibindi gutyo nyine uri kubivuga. Wangu ibi byose nta kibazo bifite, nta nubwo byabura kuba. Buri kibazo aba ari umuntu runaka. Uzi ko reka mikubwire nona Tshisekedi atakiri perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nta n'impamvu y'ibiganiro by'idoha. Ikibazo Kongo ifite ni Tshisekedi. None se ntabwo wumva ko ikibazo giharara ubuyobozi bubi? Nese ninde ubukuriye? Ariko afitemo n'abandi yasezemo yacengejemo amatwara ye. Mu Kinyarwanda baravuga ngo zitukwa mu nkuru. We ugiye gufata generali, ufate colonel, ufate ba majoro, nurangiza ibibazo bishyire kuri kaporari. wowe urumva bibaho? Ntabwo bibaho. Ariko we ndewe twakoreye ikiganiro ndakubwira nti ariko wowe ni gute uri perezida uyoboye igihugu? Ikintu mbona kuri Tshisekedi nuvuga ngo ibi bintu byaramurenze. Byaramurenze, ameze nka kwa kundi twavuga ngo umuntu abarashye utugeri utera akageri ka nyuma nyine. Reka nkwereke ukuntu byamurenze. Tekereza kuba uri perezida, ofisi yawe iri Kinshasa, undi muntu uri aho ngaho uri i Kinshasa agasohora akavuga ijambo ari kugeza kuri wowe n'uwo wasimbuye n'uwo bari kumwe, sibyo? Nawe ari Kinshasa, ariko bajya kwandika izina rye bakandika ngo Martin Fayulu Perezida Eli. Martin Fayulu ngo perezida watowe, ari kwaderesa ijambo kuri nde? Kuri perezida yita katatowe ngo wamuriye umwanya. Uwo bari mu gihugu kimwe muri kapitali imwe, tumuveho. Undi yibereye Igoma, ari kwakira abavuye Canada, ari kwakira abavuye muri Amerika, ari kwakira abahagarariye amadini, ari kwakira abahagarariye abagore, ari kwakira abashefu kutimiye. Ariko ngiye nabona muri ejo bundi wari uri kumbwira kuza kwa Kabila bise binyereka ikintu bita opposition. Afite point fort wangu. Tshisekedi yariraga batara gukubita urushyi, yariraga atararizwa. Reba izi opposition zose zikomeye nibwo zigiye zaza kujoyininga cyane. No, reka nkwereke ikintu gikomeye tukira aho ngaho. Tekereza ubundi umwe ni injangwe undi ni imbeba, Martin Fayulu na Tshisekedi. Martin Fayulu ati je suis le président Eli, wowe uri perezida washyizweho utaratowe. Ariko ejo bundi Martin Fayulu afata ijambo ati ndashaka audience yo kubonana na Tshisekedi. Nta n'iminota 30 ishize abivuze, Tshisekedi yaramaze kubwira Tina Salama, umuvugizi wa presidence, ngo tangaza ko nemeye guhura na Martin Fayulu. Aho ngaho reka mbwira kantu. M23 na Kabila bafite uburyo basa n'abari kumwe. Tshisekedi agiye kwiyunga na Martin Fayulu, harahiye. Nakubwiraga intambara harahiye. Tshisekedi niba yemeye kwiyunga na Martin Fayulu, grand opposition we umupoza we ukomeye utari ufite icyamutwaye ariko
none bagiye kuba bari kumwe kugira ngo barwanye nawe ari gushaka amaboko Yeah. yego ariko Kinshasa naho nabonye bakumiriye ibitangazamakuru byaho kuvuga ni ukumuvuga mu buryo bwiza Joseph Kabila yego ni ukugira ngo cyakoze kumukasa kuvuga ko yagiye kwihuza n'abaribel ba M23 kuvuga ko ari mu bafasha M23 cyangwa se mu bayobozi baho ibyo byo kubitangaza nta kibazo ariko ibyo nabyo bije mu kanya ubundi uwo bita Christian Basembe niwe uhagarariye ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru shebuja buriya ninde shebuja ni Patrick Munyago yego uri kubyumva ni ukuvuga ngo we yari yavuze ko iyi story zivuga ku bikorwa bya Joseph Kabila Kabange kubikora muri Kongo ni sakirego ni icyaha kibi cyane ariko abakongomani bamwakijeho umuriro uranyumva neza abanyamakuru bamwakijeho umuriro ibitangazamakuru bimwatsaho umuriro commentaire ziratangwa okay ubwo mutwohereje kujya twikurikirira ibitangazamakuru byo hanze rero none niba mwavugaga ko bituma nipira ariko tukaba tutabasha kubona amakuru duhawe n'ibitangazamakuru byacu ubwo murumva turaba duhagaze murumva turaba duhagaze niko kwihohora ngo rega suko twabivuze ngo mugomba kureba ngo ngo namwe nyine ngo nimushishoze ngo murebe ibyo muvuga n'ibyo mutavuga ngo nkabura ngo Kabila ngo ajya akakira itsinda hariya akaryakira namwe mukazana ngo Joseph Kabila ngo yakiriye abantu igoma muza mubyereka bakinwazi bakinwazi urabazi lekinwaze kinwa abaturage ba Kinshasa abagore bitwa bakinwaze abagabo bakitwa bakinwa ntabwo ibyo mugomba kubikura iyo hirya mubizana mubyereka donc kwa kundi bashyizeho imisoro ku bicuruzwa bivuye hariya erega Kongo iri kwitandukanya n'ibintu byose bya hariya n'amakuru ya hariya ntituyakeneye urumva ni nkaho amakuru ya hariya ntituyakeneye kubera iki agaragaza intege nke za leta amakuru ya hariya ari gutuma abaturage bamenya yego intege nke za leta yego kandi leta igahora ibizeza kugaruza ahantu kandi idashobora no gukandagiza ikirenge urabona se bigihari urabona bigihari nimba bari kubivuga bishingikirije ibiganiro bya Doha urabona noneho bitagize basigaranye kandi nawe rekera nkubwira ukuntu abakongomani batajya bizera ko ibiganiro bya Doha ari ibyo kunga Kongo n'abakongomani n'ibya M23 na Kongo buriya basigaye bareba ibyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavandimwe inshuti ibiganiro byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubiri business biri ni ibya business si ibyo guhagarika intambara hagati ya M23 na Kongo wapi nicyo navuga ngayo nguko rero reka dushimire abantu bari badukukiye sempa reka tubashimire bajye muri commentaire rwose mwidagadure bajye muri commentaire mwidagadure rwose impamvu muze mwidagadure nabonye nyine hari abantu baba batarabatukana hari ariko harabo nshaka guhumuriza abo nseka bikabababaza mukomeze mubaba dore muzaseka nyine muzaseka kiriho abo ntago babo kandi nta gahunda mfite ariko nabo bandahari ariko namwe turabakunda turabakunda cyane kose muri abacu cyane turabakunda mukomeze mugire ibihe byiza asante sana